Abaturage batunguwe n'izamuka rikomeye ry'umusanzu wa Mituweri. Mu ntangiriro za kino cyumweru bamwe mu baturage bashatse kwishyura umusanzu bw'isungane mu kwivuza Mituweri de Santé umwaka wa 2026 na 2027 batunguwe no gusanga amafaranga asabwa yariyongera cyane ugereranyije n'uko byari bisanzwe. Abagerageje kwishyura bakoresheje uburyo bwari busanzwe bw'akanyenyeri 908 urwego ngo basanze system ibasaba kwishyura 20 ku muntu mu gihe ubusanzwe byari 3 gusa ku muntu. Iyi ngiyi byahise bitera impungenge nyinshi kuko iryo zamuka ringana hafi inshuro zirindwi yari asanzwe atangwa. Aya makuru bahise batangira kuyakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga aho mwe abaturage bagaragaje kutishimira iryo zamuka. Umwe mu batanze ibitekerezo ku rubuga rwa X witwa Nadia Muganga yagaragaje impungenge ze abazima mu musanzu wazamutse kugira kuri iyo revo ingana gutyo kandi anibutsa ko ubuvuzi ari uburenganzira bw'ibanze bukwiye kugerwaho na bose. Yagaragaje ko mbere yo gufata icyemezo cyo kuzamura umusanzu byari bikwiye ko habaho kugisha inama abaturage kuko amafaranga asabwa ashobora gutuma bamwe batabasha kwivuza bityo icyo kiri hagati y'abifite ndetse n'abatifite kikiyongera. Nyuma y'aho aya makuru atangiye kuvugwa cyane hagaragaye ko muri system yo kwishyura aho hasigaye ngo umwaka umwe uriho ubusa mu gihe ubusanzwe abaturage bemererwa kwishyura umwaka ukurikiyeho mbere y'igihe. Abakozi bamwe mu nzego z'ibanze barimo n'abafasha abaturage mu kwishyura Mituweri bavuze yuko byagaragaye ko umusanzu wa 2026 na 2027 wazamutse ariko nyuma ugahita ukurwa muri system. Umwe mu bashinzwe imibereho myiza mu kagari Sedo yavuze yuko bishobora kuba byarakozwe huti ariko nyuma bikaba byarasubiwemo. Yongeye ko rino zamuka ryatangiye kugira ingaruka muri gahunda zo gukusanya amakuru by'umwihariko muri system y'imibereho kuko hari abaturage batangiye gushinza iyi gahunda kuba ariyo shingiro kuzamuka k'umusanzu maze ibingibi bigatuma bamwe batakaza icyizere. Amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu agaragaza yuko kuzamuka k'umusanzu wa Mituweri de Santé biteganyijwe mu mwaka wa 2026 na 2027 ariko bisobanuro birambuye ku buryo bizakorwamo n'impamvu zabyo bikazatangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize Rwanda Social Security Board RCSB. Kugeza ubu ngubu ntiharaboneka itangazo risobanura ku mugaragaro impamvu ziri zamuka cyangwa se nimba kuko bizashyirwa mu bikorwa nk'uko byagaragaye muri system imbere y'uko rwose rikurwamo. Abaturage benshi baracyategereje ibisobanuro birambuye kugira ngo bamenye uko bizagenda mu mwaka utaha dore ko ari ikibazo rwose kibahangayikishije cyane. Ngaye nguko rero natwe reka duhanga amaso turebe ko hari icyo bazadukorera ariko reka tubyizere. Nkubwirane kora subscribe nimba rugamije kuri iyi sheni ngera cyari Obinengini Obi Time News warukurikiye. Obi Time News.